Jay imyiteguro y'ubukwe irarimbanyije, abantu bose nyine bashyashyanye, nta muntu n'umwe wicaye. Uyu musore rero w'umukire cyane rwose aba ari kubabwira ati umva, ndifuza ko ikirori cyanjye aricyo kirori kizavugwa muri iki gihugu gusa, mugomba no kugitegura neza ku buryo kizasigara mu mitwe ya benshi. Ndifuza ko rwose iki kirori nyine abantu bose aricyo bazaba bari kuvuga. Uyu rero Jay aba agiye gushakana na Doha, ni umukobwa rero nawe wo mu bakire cyane, famiye zizwi. Muri ubu bukwe rero nta muntu woroheje rwose uba warabutumiwemo, baba baratumiye ba bantu nyine bo hejuru b'abayobozi, ba bantu nyine bakora ama business ahambaye, kubera yuko Jay aba yifuza ko ubu bukwe bwe buzanatuma business ye itera imbere kurushaho, ndetse rwose n'icyubahiro cye ndetse na famiye ye kikiyongera muri iki gihugu. Niyo mpamvu rero aba ari kubwira abantu bari kubitegura ati ibi bintu rwose mugomba kubishyiramo imbaraga, ntabwo nshaka kuzasiba, ndashaka ibintu birenze kuba byiza, mbese ntabwo nzi ukuntu nabibabwira. Aba nabo bati rero niko kazi kacu kandi turi abanyamwuga, niyo mpamvu nyine baduhisemo kugira ngo dutegure ibirori byawe, ntuhangayike rwose bosi, ibirori byawe bizagenda nk'uko ubyumva. Igihe rero Doha we rwose yari ahugiye mu gutegura ubukwe ndetse atanahumeka, Jay we yari afite ikindi gitekerezo. Yifuzaga gutumira mu bukwe bwe egise we ari we Savannah, yifuzaga ko uyu mukobwa nyine agomba kuzaza mu bukwe bwe kugira ngo ahasebere, kubera yuko Savannah nyine yari yatandukanye na Jay. Jay rero yashakaga kumwereka ko ari we mukobwa wa mbere wahombye ku isi, ko rwose yahombye ikintu gikomeye, ko uyu musore nyine yaje kuba umukire cyane, nubwo Savannah ashobora kuba yaratekerezaga ko Jay ntacyo azageraho. Rero yifuzaga ko byanze bikunze agomba kuza mu bukwe bwe kandi akanicara imbere aho yitegereza ibiri kuba byose, kuko yifuzaga kumubabaza umubabaro utarigeze ubaho ku isi. Yahise rero ahamagara asista we maze aramubwira ati iyi invitation ndifuza ko izagera kuri Savannah. Naho uyu musore rero bari batumye ati Savannah nzize, none se boss kubera iki wifuje kumutumira? Naho rero Jay ati nta yindi mpamvu ikomeye, gusa nyine niko nifuza ko azaza mu bukwe bwanjye. Erega kuba twaratandukanye ntabwo bivuze ko nyine adashobora kuza mu bukwe bwanjye, ndumva nawe ngomba kumutumira mu bandi maze akaza muri kino kirori. Gusa nyine uyu musore baba batumye we rwose aba yumva abangamiwe, akurikije imyaka myinshi ishize batabonana, abatekereza ati rwose ibi bintu ntabwo ari byiza habe na gatoya. Naho rero Jay we akomeza kumubwira ati iyo invitation yijyane kandi ndifuza ko izamugeraho neza cyane, ikindi kandi uzamenye neza yuko agomba kuzaza mu bukwe bwanjye uko byagenda kose, uko uzabigenza sinkuzi, ariko ntabwo agomba kuvuga hoya. Uzakora uko ushoboye kose ku buryo azakwemerera, kuko ndamukeneye mu bukwe bwanjye byanze bikunze. Mu kanya gato rero Doha arinjira, abazanye nyine udutisi tw'udusampo twinshi, aje kwereka nyine Jay kugira ngo bahitemo amatisi bazakoresha muri dekorasiyo. Naho rero Jay rwose ntabwo aba abyitayeho, aramubwira ati oya nta kibazo, bari wowe ubihitamo. Naho Doha ati ariko sheri ko ndiba noneho rwose umeze nk'umuntu uhuze, ni amahoro? Jay ati cyane, gusa nyine hari ibintu ndimo bya business, niyo mpamvu ubona meze nk'umuntu nyine uri busy, ariko nta kibazo, hitamo kuko amahitamo yawe arahagije nta kibazo. Mu wundi mujyi rero kure cyane rwose ya hano, Savannah aba ari kuzinga imyenda y'abana be batatu b'impanga, maze akajya akabona nyine mu makuriye aba yazanye, gusa nyine atarayasoma yayakuye ku iposita, ajya akabona harimo rwose envelope idasanzwe nyine. Arayitegeza rero maze rwose akumva agize amatsiko yo kuyisoma, ahita afata rero iyi envelope maze akayihambura, ahita abona rero hariho nyine izina rya Jay. Ahita yibaza ati nyuma y'imyaka ingana gutya ni gute uyu musore yongeye kunyandikira? Mu by'ukuri ariko akibona nyine iri zina ahita yumva mu nda hatangiye kumurya, yumva nyine ubwoba buri kumwiruka umubiri wose, aba yumva nyine atazi ukuntu abaye. Ayikuramo rero maze akareba neza, agasanga nyine ni invitation y'ubukwe bwa Jay.
akomeza rero gusoma amagambo nyine aba yanditse neza cyane mu buryo nyine bugaragarira ijisho rwose, buryoheye ijisho. Ati dushimishijwe no kubatumira mu bukwe bwa Jay ndetse na Dora. Naho rero Savana ati ni ibyishimo nyuma y'igihe kingana gutya cyose, ahubwo se kubera iki yaba antumiye mu birori by'umwihariko rwose, mu birori nyine bye bwite nk'ibi ngibi, kubera iki yatekereje kuba yantumira? Savana rero atangira kwitsa imitima, maze abana be baba bari iruhande rwe, Leo ndetse na Gaëlle baba bari kwikinira game. Ana nawe ni mushiki wabo, gusa nyine abana bose ni impanga ariko baracyari batoya, we aba ari kwisomera igitabo. Ana rero umukobwa nyine ubona rwose uzi ubwenge, areba mu maso ya mama we maze akabona ko yahindutse, ahita amubaza ati mama umeze neza? Naho mama we ati yego meze neza, gusa nyine ni ikintu cyari kintunguye ariko nta kibazo meze neza. Hashira iminsi rero Savana ari gutekereza kuri iyi invitation, maze agafata umwanzuro wo kubiganiriza inshuti ye. Aganiriza rero iyi inshuti ye maze akayibwira nyine uko byagenze. Iyi inshuti iramubaza iti se arifuza se kukwereka yuko yabaye umukire cyangwa nyine aragira ngo agusebye? Naho rero Savana ati ntakubeshye ntabwo mbizi. Uyu mushuti we rero yongera akamubaza ati urakeka se ko hari icyo yaba azi kuri bano bana? Naho Savana ati ntabwo rwose nabyo mbizi, ariko ndakeka ko ntacyo azi kubera ko nyine tujya gutandukana yanyanze mu bintu nyine bitunguranye. Nagiye kubona mbona urukundo rwacu rurahagaze, najya muhamagara ntanyitabe, namwandikira ntansubize, naragerageje nkajya mwandikira n'amabaruwa ariko ntayasubize. Byageze naho mwandikira na email kubera ko nzi yuko rwose zo byanze bikunze azisoma kandi buri munsi, ariko ntabwo yigeze ansubiza. Ubwo rero simpamya rwose ko hari igitekerezo yaba afite kuri aba bana. Savana rero ahita abwira uyu mushuti we atari kuzi n'ikindi, ndumva rwose igihe kigeze kugira ngo mpure na Jay maze mubwire ibintu byose maze igihe kinini ntekereza, mubwire byose, ndumva rwose nanjye nifuza kumuruhukiraho. Naho rero mushuti we ahita nyine amubaza ati hanyuma se abana? Naho rero Savana atabana nabo byanze bikunze bafite uburenganzira bwo kumenya uwo ari we, nawe kandi afite inshingano zo kubareba mu maso maze akabasobanurira impamvu agejeje kino gihe cyose atarahura n'abo bana. Umunsi w'ubukwe kandi wari wegereje, buracya rero maze Savana agatangira kwitegura nyine urugendo. Atangira kuzinga imyenda ye ndetse n'iy'abana ayishyira mu mavarize. Uyu munsi rero ateranya aba bana maze akabicaza nyine, abana baba bafite imyaka nk'itandatu irindwi gutyo. Arababwira ati rero bana banjye dufite urugendo tugomba kujyamo, gusa nyine ndabasabye muzakore uko mushoboye, nitugera aho tuzaba tugiye uko bizagenda kose mugomba kuguma iruhande rwanjye kandi rwose mumfashe ibiganza, ntabwo nshaka ko mujya kure yanjye habe n'umwanya na mutoya. Gaëlle rero ati none se mama ubundi urwo rugendo tuzaba tugiye he? Naho rero mama we ati hari inshuti yanjye tuzaba tugiye kureba, ni ngombwa rwose ko uyu muntu duhura nawe. Ana rero ati uwo mushuti wawe se ninde mama? Naho rero Savana ati bana banjye ibibazo byose mufite muzabibonera ibisubizo, gusa kano kanya ikintu mbasabye ni kimwe, ni ukwitwararika kandi muzitonde, muzagume iruhande rwanjye uko byagenda kose, icyaba cyose ntihazagire impamvu n'imwe ituma mujya kure yanjye. Abana rero babimwemerera rwose uko ari batatu, dore ko bano bana baba bakunda mama wabo, baba bamwubaha, baba bamwumvira, mbese baba ari abana beza cyane. Umunsi wo kugenda rero barabyuka maze nyine bakitegura, bagafata amavarize yabo maze bakajya ku kibuga cy'indege. Bakihagera aba bana bari bishimye cyane ko nyine bari bagiye mu ndege nk'abandi bana bose. Abana bose bakunda urugendo,
naho rero Savana we rwose aba yumva ibibazo ari byinshi, aba atekereza ibimutegereje aho agiye, maze akumva byanze bikunze rwose ni ibintu bitoroshye kubinyuramo. Bakigera mu ndege rero itangiye kugenda, abana bo bahita bisinzirira, naho Savana atangira kugenda rwose ari kugenda nyine atekereza, yibaza nyine ukuntu yatwise aba bana maze akabifasha wenyine, ubuzima butari bworoshye habe na mba, akazi yakoraga kadashinga rwose, ntabwo yigeze agira nyine ibintu byo kubaha birenze, ariko nyamara icyo yari afite ni kimwe gusa, yari afite urukundo yahaye aba bana. Ahita rero atekereza ko nyine ari cyo gihe cyo kugira ngo rwose ahure na Jay, gusa nyine aba ari kwibaza ibiri bube ku bana be, ati ni ukuri abana banjye ibintu bagiye guhura nabyo ntabwo ari byiza kuri bo, kubera ko ntabwo bigeze babihitamo, ariko nanone ndatekereza nicyo cyemezo cyiza, nta yandi mahitamo mfite, bagomba guhura na papa wabo. Bagera rero kuri hoteli baba bagomba kuraraho, maze Savana akaryamisha abana, dore ko rwose baba banananiwe, naho we kuryama biranga, maze akagenda agakuraho amarido akajya mu idirishya agatangira kureba nyine umujyi wose. Aba ari kwibaza niba Jay yarahindutse, niba nabona aba bana azabemera, niba se kandi azabihakana, byose nyine aba ari kubitekereza byamuyobeye. Gusa nyine aba ari kwitegura mu mutwe rwose ko ibintu byose bizamubaho agomba kubyakira. Aba ari kuvuga ati uko byagenda kose ntabwo rwose ngomba gutinya yuko Jay afite ubushobozi bwinshi cyane, ntabwo ngomba gutinya ko ari umunyembaraga, kubera yuko ngewe nyine mfite ukuri, kandi ikindi abana banjye ni imbaraga zanjye, ngomba rero kurwana ku bwabo, byanze bikunze ejo nyine ibintu byinshi bizahinduka mu buzima bwacu, nubwo ntazi niba bizahinduka neza cyangwa nabi, ariko rwose ejo hazaba impinduka kandi zigaragara. Buracya rero wari umunsi rwose w'umwihariko kuri Jay, abantu babyuka akazi nyine ubona rwose kashyushye, abari gutegura indabyo, abari kudekora, abari gutunganya ibintu runaka, nyine uba ubona abantu bose bari kugenda barangiza nyine ibyo bakoze, bari kugenda batunganya nyine utuntu twa nyuma. Jay rero nawe uba wambaye neza cyane rwose, kositime imwegereye nziza cyane imubereye, aza nyine muri sale kugira ngo arebe ibyakozwe ko bitunganye neza, atangira kugenda abyitegereza, yumva nyine iyi miziki baba bari gukora utu repetisiyo kugira ngo umugeni aze kwinjira byose rwose bimeze neza, baba bari kujya bacuranga uturirimbo nyine dutuje, gusa nyine ubona ibitekerezo bya Jay biri kure rwose, wagira ngo ntabwo ahari. Saa tanu rero z'amanywa ziragera, maze asisita we akinjira yihuta cyane, ati Jay abashyitsi batangiye kuza. Ijambo rimwe gusa Jay ahita amubaza ati naho se Savana? Uyu mu asisita we ahita amubwira ati Savana ntawe nabonye, ahari rwose ntabwo araza. Gusa nyine asisita we ahita amubwira ko yabwiye abantu bo ku muryango ko bakibona Savana yinjiye bagomba kuza guhita babimubwira. Jay rero ahita ajya muri miruwari, maze agatangira gutunganya karavate ye, ari nako kandi atunganya n'imisatsi ye. Uyu munsi rero kuri Jay ntabwo aba ari umunsi w'ubukwe bwe gusa, ahubwo nyine aba ari n'umunsi wo kwereka Savana ko uyu musore hari byinshi yagezeho, ko yateye imbere, ndetse rwose ko Savana ari umuhombyi ukabije kuba rwose atarakomeje gukundana nawe. Kuri hoteli rero ho Savana ategura abana, akabambika neza nyine imyenda aba yarabaguriye y'ikirori, ndetse nawe akambara ikanzu nziza cyane imubereye rwose. Arongera rero akabafata bose mu biganza, maze akabiyegereza akababwira ati bana banjye, nizere ko mwibuka neza ibyo nababwiye, mugomba kuguma hafi yanjye uko byagenda kose, kandi icyaba cyose muramenye rwose muze gukomeza kwibuka ibyo twavuganye. Naho Leo ati mama,
kubera iki uhangayitse? Kubera iki mbona umeze nk'umuntu ufite ubwoba? Savana rero kugira ngo nyine ahishe abana ko rwose aba adatuje byo aba ahangayitse, araseka nyine byo kubereka ko nta kibazo, ati hoya rwose bana banjye nta kibazo, ni uko gusa ngira ngo nyine muze gukomeza kwibuka ibyo twavuganye. Bahita rero bafata nyine imodoka maze bakagenda. Bakigera ku muryango w'aho ibi birori biba byabereye, bahita bakirwa neza cyane, ukabona nyine bakiriwe nk'abanyacyubahiro, dore ko nyine baba babwiwe yuko bakibona Savana atungutse bagomba kumwakira kandi bakaza no kubimenyesha nyine wa mu asista wa Jay. Aba bana rero bo bakinjira hano hantu baratungurwa, maze bose bagatangira kureba hirya no hino, bati mama, hano hantu se ubu haba inshuti yawe koko? Hano hantu ni heza cyane, ntabwo wamenya ko ari ahantu hasanzwe, uzi ko wagira ngo ni muri shato y'ibwami. Aha hantu ni heza cyane. Baba bari kugenda nyine bareba dekorasiyo, bareba amatara, bareba indabyo, bareba nyine ibintu byose biri hano, bakabona ni ibintu bitabaho, kandi koko nibyo biba ari ibintu nyine bihenze cyane, kubera ko Jay aba yifuje ko ubukwe bwe buba ubukwe butigeze bubaho muri kino gihugu. Savana we rero akomeza gutera intambwe yerekeza nyine imbere. Birumvikana nyine abandi batumirwa bari hano bitegereza uyu mukobwa, maze bose bagatangira nyine kumuhanga amaso, ndetse batangaye cyane kubera ko nyine baba babona atari classe yabo, baba babona nyine atari icyiciro cyo kuba yaje muri buno bukwe. Abantu bose batangira kumwibazaho, ariko nyine bahita bakomeza maze bakamwereka nyine aho agomba kwicara. Baragenda bakamwicaza ku ntebe neza neza iteganye na alitari, aho nyine baba bari busezeranire, kubera yuko Jay wenyine aba yifuje ko agomba kuza kuba yicaye hafi rwose, ku buryo nyine ibirori ari buze kuba bireba neza cyane. Jay rero agikubita amaso Savana ahita amera rwose nk'umuntu nyine utunguwe, noneho ahita abona abana batatu bose iruhande rwe, aratungurwa birumvikana, maze agatangira kureba nyine nkaho rwose atari ari kureba neza, aramwitegereza ariko nyine agahita amwenyura kugira ngo abo bari bari kuganira batamenya yuko rwose hari ikibaye. Arongera rero agatangira nyine ikiganiro aba yari ari kuganira n'abatumirwa nyine bamwe baba bari bahagararanye ku ruhande bari kuganira. Naho rero Dora uba ari muri etaje ari kwitegura, we nyine areba Jay, maze akabona ko hari umuntu ari kwitegereza, ariko ntabwo amenya uwo ari we, kubera yuko nyine haba hari abantu benshi, ntabwo amenya ngo ninde mu by'ukuri ari kwitegereza, nk'uko yari ari kwitegereza umuntu rwose mu buryo ubona ko ari uburyo butangaje. Savana rero ariyicarira maze nyine akirebera imbere. Naho rero abantu hano muri sale batangira nyine kuvuga, abantu bongorerana ati mbega abana basa na Jay, none se Jay yarasanzwe afite undi mugore? Ahubwo se uriya mugore ninde? Bariya bana se bona ni bandi? Abantu nyine batangira rwose kujujura, umwe yongorera undi, undi yongorera undi, kuko rwose aba bana baba basa na Jay mu buryo bugaragara, baba ari fotokopi rwose. Jay rero nawe kwihangana biranga, maze rwose atitaye ku maso y'abantu aba ari kumureba, aratambuka agatera intambwe maze akagenda agahagarara imbere ya Savana, ati Savana, aba bana ni abandi. Naho rero Savana ahita amwenyura maze agahita amubwira ati aba bana ni abawe. Mu by'ukuri Jay agira ngo yumvise nabi, gusa nyine ubwoba buhita bumutaha, maze rwose agahita ahinduka akaba wundi nyine, ukabona ibintu byose biramucanze, ahita yumva atazi nyine ukuntu abaye. Jay rero yitegereza aba bana umwe ku wundi, maze rwose akabona byo rwose nta gushidikanya barasa kandi cyane.
ataragira rero irindi jambo avuga, Dora aba amanutse amaze nyine kwambara, akiza ahita abona nyine ibintu bisa nkaho byahindutse, abantu muri sale bari kujujura ubona ko ngorane ari kwinshi, ndetse nyine agahita aza yegera iyi gurupe iba irimo Savannah ndetse na Jay ati hano habaye iki? Jay rero atarasubiza, Savannah ahita amubwira ati umugabo wawe w'ahazaza amaze guhura n'abana be amaze imyaka myinshi yarihakanye. Dora ahita ahindukira maze akareba Jay ati ibi bintu binsobanuriye kuko ntabwo ndi kubyumva. Jay rero agerageza nyine kumukaruma kugira ngo amuturishe, gusa nyine aba yabuze ijambo na rimwe yavuga kugira ngo yisobanure. Naho rero Jay akomeza kubona ko nyine ibi bintu bitangiye gufata indi ntera, wa munsi yatekerezaga ko uzaba icyitegererezo kuri buri muntu wese, ahubwo ahari ugiye kuba umunsi umuntu atazibagirwa, ariko atari ukubera ibyiza, ahubwo nyine ko rwose uyu munsi ushobora kuba ugiye kwangirika bishoboka byose. Ahita rero asaba Savannah kuba yamukurikira maze bakajya ahandi hantu mu cyumba nyine hiherereye bakajya kuganirirayo. Savannah ahita amubwira ati gusa nyine ntabwo abana banjye nabasiga hano. Ahita amubwira ati nta kibazo mwese nimuze. Bakigerayo rero Jay ahita abwira Savannah ati kubera iki utigeze ubimbwira? Naho Savannah ati naragerageje inshuro rwose zishoboka, ntako ntagize, narakwandikiye, naraguhamagaye, ahubwo ni wowe rwose utarashatse kubimenya. Naho rero Dora uba bakomeje kwihangana, noneho arasandara neza neza maze agahita abwira Jay ati ni ibingibi wari unteguriye ku munsi wacu wa mariage? Ni ibingibi rwose wanteganyirije? Naho rero Jay ati ntabwo rwose nari mbizi, ntabwo nari narigeze mbimenya, nanjye ntunguwe nyine nk'uko utunguwe. Hanze rero ho abatumiwe baba batangiye kwitonganya kubera ko rwose ibirori biba bimaze gukerererwa, biba bigaragara ko bimaze gutinda. Abantu nyine bashinzwe koroganiza ibirori baba bari kugerageza gukaruma aba bantu kugira ngo barebe ko ibinyamakuru bitatangira kwandika amakuru atari meza, ariko rwose biba bigaragara ko ibintu nyine byarenze inkombe, kubera yuko abantu bose baba batangiye nyine kugenda bongorerana ko byanze bikunze hari ikintu cyabaye kandi kitameze neza. Naho rero Jay we rwose aba ari kuvuga ati noneho ndahasebeye neza neza, kubera yuko ukuri kose nahunze kuranze kurankurikiranye. Uyu munsi ntabwo nzi neza ko rwose ibi bintu nshobora kubyivana imbere, ibintu biba byakaze mu bigaragara. Dora rero we ahita abaza Jay ati njye ariko ndashaka ko rwose umbwiza ukuri, nibyo koko wari uzi ko aba bana bahari? Naho rero Jay ati hoya rwose ntabwo nigeze menya ko bahari. Jay rero ahita ahindukira, ukuboko kumwe nyine gufashe ku ikoti, naho ukundi kuri mu mutwe, ari kwikora mu mutwe kwa kundi nyine umuntu agira stress, ikintu cya mbere kikaba ari gukomeza yikora mu mutwe. Savannah rero we ahita amubwira ati ntabwo wabimenye kubera ko nyine wahisemo kutabimenya, waramborotse ahantu hose, ndetse nyine n'umuryango wawe wambwiye yuko rwose ntafite ikaze muri famiye yanyu. Naho rero Jay ati umuryango wanjye? Savannah ati cyane rwose, ababyeyi bawe bagerageje kunyumvisha ko ngomba kujya kure yawe, ndetse rwose ntagomba kugerageza gukomeza gushaka kukuvugisha. Jay ati papa wanjye ibyo bintu byose yari abizi? Naho rero Savannah ati papa wawe yambwiye ko rwose ufite nyine amaproje y'ingenzi cyane ugomba gukora, ko rwose kuza mu buzima bwawe byaba ari ukugusubiza inyuma,
kandi atabishaka ndetse atanabikeneye. Jay rero wari uzi ko papa we yakora ibintu byose kugira ngo nyine arinde icyubahiro cy'umuryango, arinde izina ryabo ndetse na bizinesi zabo, ariko ntabwo yari azi ko yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Jay rero arongera maze akabaza Savannah ati none se abana bazi uwo ndi we? Ababivuga akomeza kubareba mu maso. Naho rero Savannah ati cyane barabizi kuri papa wabo, barabizi kandi ko nagerageje kubarinda umunsi nk'uyu nguyu rwose kuba bahura n'ibi bibazo, ariko nyine nta mahitamo yandi nari mfite kuko bakeneye ibisubizo kandi nanjye ibisubizo rwose ndabikeneye. Naho rero ku rundi ruhande aba bana bo baba bafatanye mu biganza bakomezanyije, ubona rwose bari kwitegereza ababyeyi babo, nubwo baba ari abana batoya ariko baba batekereza ko byanze bikunze hari ikintu kiri kuba nubwo bataba bazi ngo ni igiki. Barafatanya rero bagakomezanya rwose, nko kugaragaza yuko nyine bafite ubwoba ukuntu nyine. Dora rero n'umujinya mwinshi ahita ahindukira maze akabwira Savannah ati hanyuma wowe urifuza iki? Urifuza se gushyiraho imbaraga ku buryo uyu musore yemera inshingano yari yarihakanye guhera kera kose? Gahunda yawe se yari ukutwangiriza mariage? Wifuzaga ko nyine ibintu byacu wabisenya maze agatangira gufata responsabilité yanze gufata kuva kera kose? Birumvikana nyine Dora aba ari kubwira aya magambo yose Savannah kugira ngo anamubabaze nyine. Savannah ahita amusubiza ati rwose Dora ntuhangayike, ntabwo ngiye mfite gahunda yo kwangiza ubukwe bwanyu kubera ko nta nubwo aricyo cyanzanye. Gusa nyine abana banjye bafite uburenganzira bwo kumenya papa wabo kandi nawe afite uburenganzira bwo kumenya abana be. Ikindi kandi ntabwo rwose naje hano nizanye kubera ko naje kubera yuko nyine Jay yanyoherereje invitation y'ubukwe, njye natekerezaga ko nyine ubwo yahindutse nibura kuri iyi nshuro agiye kwemera responsabilité ze. Jay nyine ibintu biba byamucanze ahita yishyira ikiganza mu maso yihanagura ibyo adafite. Naho rero Dora we birumvikana nyine umujinya uhita umurenga ati yanaguhaye invitation kubera ko nta nubwo abazi ko nyine Savannah yatumiwe. Hanze ho rero ibintu biba byahinduye isura kubera ko haba hashize igihe kinini cyane aba bageni bataza kugira ngo bakore ubukwe. Abantu rero baba batangiye kwibaza niba ubukwe bwapfuye, abandi nyine baba bamaze kubona Savannah n'abana baba batangiye gutekereza ko hari umugore we wa mbere ndetse n'abana bashobora kuba baje kumureba. Birumvikana nyine buri muntu wese aba afite amakuru ye, ariko nyine urusaku ruba ari rwinshi hanze, ibibazo ari byinshi ndetse rwose bigaragara ko ubu bukwe busa n'ubutakibaye. Dora rero abwira Jay ati gusa rwose ndababaye ukuntu wari waransezeraniye kuzampa ubuzima bwiza, kuzampa ibyishimo, none ni uku nguku unsebeje ku munsi wanjye w'ubukwe. Naho rero Jay ati nkeneye rwose umwanya wo gutekereza kubera ko ndumva umutwe wanjye utari gukora neza. Naho Dora ati umwanya rero uri gutekereza, hanze ho rwose ibintu biraba byabaye ibindi bindi ndetse n'ibinyamakuru biraba byatangiye kwandika inkuru za hano. Jay rero atekereza vuba cyane maze agahita abwira Savannah ati rero byanze bikunze iki kibazo kigomba gukemuka kandi nonaha ntabwo rwose kigomba gutegereza. Hanyuma rero tugomba gukora ikizami maze nkamenya niba koko aba bana ari abanjye bya nyabyo. Savannah rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, niba ari byo biri buguhe icyizere cy'uko aba bana ari abawe bikore nta kibazo. Gaëlle rero atangira kubwira mama we ati mama twitahire tuve hano hantu, kubera iki bari kuvuga ibyo bintu? Naho mama we ati bana banjye muhumure, baraza kubakorera akazami gato cyane ntabwo kababaza, ntimugire ikibazo, gusa nyine ni ngombwa yuko mugakora. Abana rero nyine mu bwoba bwinshi ariko kuko baba babibwiwe na mama wabo kandi bizera cyane barabimwemerera nyine birumvikana, gusa nyine bose baba bamufashe bamukomeje, umwe afashe ukuboko undi afashe ukundi undi afashe imyenda
bigaragara ko rwose aba bana nyine nabo bifitiye ubwoba kandi bwinshi. Jay rero ahita ahamagara wa mu asista we maze agahita amubwira ati vuba byihuse hamagara muganga wanjye maze umubwire aze hano nyine byihuse cyane. Ntibitinda rero bahita bamuhamagara maze nyine akaza. Akigera hano Jay ahita amubwira ko yifuza ko yakora ibizami maze akajya kubarebera nyine DNA niba koko yaba ayihuje n'aba bana. Uyu muganga rero ahita ababwira ati nta kibazo rwose ndabikora, gusa nyine ibisubizo biboneka mu masaha 72, ubwo birabasaba kwihangana nyine mukayategereza. Doha rero we kwihangana biranga neza neza maze agatangira kubwira Jay ati urakeka ndi bukomeze gutegereza, ibibazo wakabaye warakemuye kera maze ugategereza uyu munsi. Yitegereza kandi nanone Savannah ati byose kandi nawe rwose ubifitemo uruhare. Naho Savannah ati ariko nakubwiye ngo utuze kubera ko ngewe nta kintu mpfa nawe, gusa nyine ndi hano ku bw'abana banjye. Jay rero ahita ababwira ati mwese nimwihangane maze rwose mureke gukomeza guterana amagambo, reka dutegereze ibisubizo bya DNA. Mbere yaho nyine nta mwanzuro n'umwe twabasha gufata. Naho rero aba bana bo rwose baba barambiwe, baba bari kubwira mama wabo batari ko rwose hano hantu ntabwo twashaka twahanze. Naho rero mama wabo agaca bugufi akabongorera ati bana banjye mwihangane. Ana rero we abaza Jay ati none kubera iki wamaze igihe kingana gutya utaraza kutureba? Naho Jay ahita nyine abura igisubizo cyo kumuha maze agaca bugufi cyane akamera nyine nk'upfukamye kugira ngo areshye n'uyu mwana, maze akamubwira ati nuko ntigeze menya ko muhari, iyo nza kubimenya mba naraje kubareba kera rwose, ariko ntabwo nari mbizi. Doha rero kwihangana bikomeza kwanga maze akabasaba ko yasohoka akajya gufata akayaga. Jay aramwihorera kugira ngo agende, abatekereza ko ahari ari bugende maze akabasha gutekereza neza ubwenge bugasubira ku gihe. Akimara gusohoka rero Savannah ahita amubaza ati hanyuma rero ku intambwe ya mbere yo gukora test tuyishoje ubwo harakurikiraho iki? Naho rero Jay ati rwose ngomba kubitekerezaho kubera yuko niba aba bana ari abanjye koko ngomba gufata responsibility. Abari kubivuga yitegereza aba bana baba batangiye kwikinira n'utuntu nyine turi hano muri iki cyumba barimo badukinisha, ubona noneho rwose nta n'icyo bibabwiye, baba bameze nk'abatangiye noneho kumenyera muri iyi nzu. Jay rero nawe aba ari kubitegereza maze rwose akabona neza ko aba bana wagira ngo neza niwe wagiye mu nda maze aragaruka. Nubwo akoresha test biba ari ukugira ngo bibere igihamya buri wese, ariko mu by'ukuri we aba yarangije rwose kubona ukuri n'amaso ye. Doha arongera akagaruka maze agahita abwira Jay ati ndumva naniwe cyane rwose, reka ntaye njye mu rugo maze njye kuruhuka. Jay rero agerageza kumuvugisha maze Doha agahita amwereka sinye y'ukuboko nko kumuhagarika ati have rwose ntugire icyo wongeraho. Doha ati nta kintu na kimwe rwose ntigikeneye kumva, numvise ibihagije, nkeneye kugenda nkajya ahantu hanjye nyine maze nkaruhuka nkabasha rwose gutekereza kubera yuko ibintu bimbayeho na n'aka kanya ndacyumva rwose ari inzozi. Ahita asohoka yihuta rero maze akigendera agasiga Jay hano ndetse na Savannah. Akimara gusohoka rero bacecekaho gatoya kubera ko rwose nta n'umwe uba ufite ijambo ryo kubwira undi. Nyuma y'akanya gatoya rero Leo arongera akabwira Jay ati ese koko witeguye nyine kutumenya nk'abana bawe? Naho Jay ati cyane rwose ndabyiteguye kubafata nk'abana banjye, gusa nanone ngomba kubanza kubereka ko ndi umuntu wo kwizerwa kuri mwebwe. Muri kano kanya rero Savannah aba ari gutekereza, ariko aba yamaze kubona ko
noneho rwose kwiyunga ndetse na Jay bishoboka, kubera yuko aba abona ko nyine rwose ameze nk'umuntu wahinduye imyumvire, ko akimara kumenya ko bano bana ari abe ntabwo rwose aba yigeze agira amahane cyangwa se ngo abihakane. Bakomeza rero kwiyicarira nyine hano muri iki cyumba, maze muri kano kanya nyine Jay atangira gutekereza ibintu byose, maze agatekereza ukuntu ubu bukwe rwose yari yabuteguye ari ubukwe bw'inzozi ze. Atangira gutekereza izina yari afite muri rubanda ndetse rwose n'icyubahiro yari afite. Atangira gutekereza ukuntu abantu bose bamufataga nk'umuntu w'icyitegererezo, nyamara muri kano kanya aba ari gutekereza ko byose rwose biyoyotse abireba n'amaso ye, kandi kubera ikosa rye. Arahindukira rero yareba hirya, maze akabona Savana ari kwikinira n'abana, kubera ko nyine aba ashaka kubarangaza. Ahita yongera akumva ibyishimo bimuje mu mutima, ndetse rwose agatangira kwicuza ukuntu atigeze abamenya kera, kuko nyine ababona ibihe babanamo na mama wabo ari ibihe bishimishije. Jay rero ahita abaza Savana ati ni gute wabishoboye? Naho Savana ati bike nashoboye. Jay ati kurera abana batatu bose uri wenyine ndahari wabishoboye ute? Naho rero Savana ati ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye rwose, narakoze cyane bishoboka byose, nkagerageza gushyira ibyifuzo byabo imbere y'ibyanjye. Hari igihe natekerezaga ko ahari ntabishoboye, ariko urukundo mbakunda rwampaga imbaraga, maze rugatuma ibibazo byose nakabaye nyuramo byose mbasha kubitambuka. Aba bana ureba hano nizo mbaraga zanjye. Jay ati ni ukuri umbabarire rwose, kandi ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Naho rero Savana aramureba maze akamwenyura ati Jay, ntabwo gusaba imbabazi bihagije, aba bana bakeneye ibikorwa. Ntabwo rero kubabwira ko rwose usabye imbabazi ntabwo bihagije habe na gatoya. Ibikorwa nibyo bakeneye kugira ngo babone ko nyine noneho nawe wicuza kuba utarahabaye kera. Jay rero avuga mu ijwi rituje ati ntabwo rwose ngewe nzi nyine ibintu byerekeranye n'abana, ntabwo nzi ibyo bakunda, mbese ntabwo mu by'ukuri nzi kuganira n'abana. Naho rero Savana ahita amubwira ati ntabwo wakwirenganya, ibyo si ibintu biza uyu munsi cyangwa ejo, ni ibintu bigenda biza buhoro buhoro, uko mugenda mumarana igihe bigenda biza rwose. Jay rero ahita azunguza umutwe, maze rwose akabona yuko kuba atarigeze aba mu buzima bw'abana be hari ibintu byinshi yahombye, kandi nanone hari rwose ibintu byinshi yahombeje abana be, nko kuba barabayeho badafite umubyeyi w'umupapa, kandi mu by'ukuri uyu mubyeyi yari ahari. Ku rundi ruhande rero Dora we arataha, maze n'ubundi kuryama bikanga, aragenda agahagarara mu idirishya agatangira kureba ibintu byose byo hanze, maze akitegereza intoki ze, areba rero impeta aba yambaye ya fiyansaye, agatangira kuyizunguza mu rutoki, yasoza akayikuramo akayitegereza. Aba yumva rwose ibintu byose byamwivangiyeho. Akiri gutekereza rero ku byabaye, ahita ajya kumva telefone ye irasonnye. Akireba asanga nyine ari Jay umuhamagaye, abanza kwanga kwitaba, ariko nyuma akaza kuyitaba. Jay ahita amubwira ati Dora, ndabizi rwose urababaye cyane, ufite agahinda kenshi, ndakumva rwose, ariko umbabarire ku byabaye byose. Naho rero Dora ati witeguye rero kureka ibintu byose twateguye ndetse ugafata ibintu byose twakoreye igihe kinini, maze byose ukabijugunya kubera ikosa rimwe gusa wakoze mu hashize? Jay ati ntabwo ari uko mbyumva, kubera ko ntabwo rwose ari ikibazo cyo kuba nahitamo hagati yawe nabo, ahubwo ni ikibazo cyo gufata umwanzuro ukwiriye, kubera ko ntabwo rwose ari ngombwa, ntabwo nshobora guhitamo hagati yawe n'abana banjye. Ku rundi ruhande ariko baba ababyeyi ba Dora
baba batangiye kumubaza ikintu cyatumye ubukwe bwabo bupfa rwose kandi ku munota wa nyuma. Ku rundi ruhande kandi n'ababyeyi ba Jay nabo nuko babaza wa mu asista we icyatumye nyine ubu bukwe bupfa ku munota wa nyuma, ndetse rwose bakanamubwira ko biri kuvuga ko haba hari undi mugore ndetse n'abana. Uyu mu asista rero ababwira ko nta kintu na kimwe abiziho, ibi bintu nyine baba babigize ibanga, nta muntu n'umwe mu baba bari baje mu bukwe utaha afite igitekerezo. Buri wese nyine aba ari kwitekerereza akurikije ibyo yabonye, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe rwose baba batangaje, ku buryo n'ababyeyi bo ku mpande zombi nta kintu na kimwe baba babiziho. Gusa nyine icyo baba bazi ni uko ubukwe buba bwapfuye, kandi muri ubu bukwe hakaba hajemo abana batatu ndetse n'umugore. Ni icyo gusa abantu bose baba bazi. Savana rero yegera Jay maze akamubwira ati nyamara rwose niba bibangamye jyewe n'abana banjye twakabaye rwose tujya kure ya hano maze tukaguha umwanya. Naho Jay ati hoya, nta hantu hamwe mugomba kujya, muri hano kuko mugomba kuhaba, kandi rwose nta kintu na kimwe mubangamiye, nimugume hano ahubwo mugomba kuguma hano. Savana rero uba uri kwitegereza Jay ababona ko rwose ari umuntu nyine wahindutse, ntabwo ari wa wundi bari baratandukanye kera. Aba ari kuvuga ubona rwose atuje, avugana umutima mwiza nta mushiha, ikindi kandi ubona rwose nta rwango abafitiye habe na bikeya. Mu mutima we rero aba ari kwibaza ati mu by'ukuri se Jay yarahindutse cyangwa n'ubundi araza kunyiyereka uwo ari we, ubu ngubu aracyari kunjijisha. Amasaha rero aba ari kugenda akura rwose, haba hamaze kuba ku mugoroba. Aba bana rero bitegereza Jay maze Gayere akaba aramubwiye ati none se wowe uzi gukina? Naho Jay ahita amusubiza ati mperuka gukina kera, ariko nyine mwanyigisha maze nkabimenya. Bahita bamufata rero ibiganza byombi maze bakamutwara nyine berekeza muri jaride. Baragenda rero maze nyine bagatangira kugenda bakina udukino bamwigisha. Naho rero Ana we nyine aba ari ku ruhande, dore ko nyine wari bari n'umukobwa aba yitwara nk'abakobwa nyine, aba ari ku ruhande ari kubitegereza maze akajya aseka. Bakomeza rero kugenda bakina udukino nyine ubona rwose Jay nawe bimunejeje kuba ari kumwe n'aba bana. Savana rero ubitegereza ari kure, yitegereza ukuntu abana be bishimye, maze nawe rwose mu mutima akumva araruhutse, akumva arishimye, akumva aranezerewe, kuko ibyishimo by'abana be nibyo yahoze arwanirira guhera na kera kose. Hashira umwanya munini rero maze Savana agahamagara aba bana, dore ko baba bananiwe ariko ibyishimo biba ari byose. Arabahamagara rero maze akabakarabya, ubundi akabaryamisha, dore ko rwose baba bananiwe cyane. Savana rero agaruka muri salo amaze kuryamisha abana, maze Jay agahita amubwira ati Savana, yenda ntabwo nzi ibintu bintegereje mu hazaza, ariko ikintu kimwe nkwijeje ni uko rwose ntazongera kubura, nzaba hafi y'abana banjye, nzababa hafi, ntabwo muzongera kumbura ukundi. Naho Savana ati nizere ko rwose ayo masezerano yawe uzayubahiriza, kubera ko abana bawe baragukeneye kandi bakeneye kuba hafi yawe. Ubwo rero rwose nizere ko batazongera kukubura. Jay ati ntabwo bazongera kumbura ukundi. Jay rero ahita ajya muri biro ye nyine iba iri hano mu rugo kugira ngo arebe ko yakwirangaza, kubera ko rwose uyu munsi uba wabaye umunsi muremure. Nyuma y'iminsi 3 rero Jay ndetse na Savana n'abana baba bicaye muri salo, umutuzo ari wose, nta n'umwe uri kuvuga, maze ibyo byose bigaturishwa na telefone. Irasona rero maze Jay yareba agasanga ni wa mu dogiteri umuhamagaye, aritaba ati ndakumva dogita. Naho rero uyu mudogita ahita amubwira ati resulta za DNA zabonetse. Jay ati bimeze bite, ubona nyine afite stress? Naho muganga ati resulta
ziremeza rwose neza ko uri papa w'abana batatu. Jay rero yitsa umutima maze agaceceka gato, nyuma y'amasegonda make cyane ahita nyine abwira Dr ati murakoze cyane, maze agahita akupa. Jay ava kuri telefone maze agakomeza kureba mu maso Savannah. Savannah ahita amubwira ati noneho se ibisubizo birabikwemeje? Jay ati cyane rwose, abana ni abanjye. Naho rero aba bana baba bari bibereye ku itapi bari kwikinishiriza ibikinisho nyine. Ana ahita ahaguruka maze akicara iruhande rwa mama we akamufata mu kiganza akagikomeza ati mama ibyo bishatse kuvuga iki se? Naho Savannah ati bana banjye bishatse kuvuga ko nyine kuva uyu munsi mufite umupapa kubera ko rezilita za ADN zimaze kubyemeza. Birumvikana Savannah rwose aba yishimye cyane kuko nyine we rwose biba bigenze neza. Nyuma rero y'amasaha menshi Jay ahamagara Savannah maze nyine bakajya kwicara ahantu muri jaride, ahantu hitaruye abantu bose ku buryo nta muntu n'umwe waba wumva, habe rwose n'umukozi wo muri uru rugo. Jay rero abwira Savannah ati ndabizi ko rwose umubano wanjye nawe utagenze neza, ndetse ndabizi ko nakubabaje cyane, ariko ndumva rwose nshaka noneho gukora ibyo ntakoze mu hashize. Ndifuza kuba hafi y'aba bana maze nkababera papa batigeze bagira, kandi nanone nkabaha buri cyose. Naho rero Savannah atariko ntabwo abana bakeneye amafaranga yawe, icyo bakeneye ni papa wabo. Baragukeneye nyine wowe ubwawe. Amafaranga rwose ntabwo ari ingenzi ku bana banjye, cyane cyane ko batanakuze babona ibyo bihenze cyangwa se ibindi bintu byose bisaba amafaranga menshi, ariko bakeneye nyine umupapa iruhande rwabo. Jay ati rwose guhera uyu munsi ngiye nyine kwitwara rwose nka papa wabo, kandi ndakeka rwose abana banjye bazishima. Gusa nyine ntabwo nzi aho gutangirira kugira ngo nyine mbashe kuba umupapa mwiza ku bana banjye. Ndifuza rero ko wamfasha muri ubu rugendo nyine rwo kubana n'aba bana. Naho Savannah ati ndabizi ntabwo byoroshye, ntabwo rwose ari ibintu wakora uyu munsi cyangwa ejo ngo byemere, ni ibintu ugomba kugenda ukora buhoro buhoro, narabikubwiye, ariko humura bizagenda neza, upfa kuba gusa wowe wumva nyine ubyiyumvamo. Gusa ikindi nakubwira, jya ugerageza nyine kubaha igihe, ndabizi ntabwo bizagutwara iminsi myinshi. Bakiri rero kuganira bahita bajya kubona maze bakabona Duha arinjiye. Gusa nyine ntabwo aba rwose yigeze ateguza ko ari buze, ahita abona rero ko Jay ndetse na Savannah bicaranye nyine hano muri jaride, maze agahita atera intambwe aza abasanga. Ahita rero abwira Jay nta no kubasuhuza rwose ati ndifuza kukuvugisha. Savannah rero ahita ahaguruka maze akabaha umwanya akajya kuba yikinira n'abana. Naho Duha ahita abaza Jay ati hanyuma se rezilita zavuze iki? Jay ati abana n'abanjye rwose rezilita zarabyemeje. Byumvikana Duha we rwose ahita amera nk'umuntu uguye mu kantu, ahari yatekerezaga ko rwose ibi bintu nyine atari ibya nyabyo. Duha rero ahita amubwira ati ntakubeshye, ibi bintu rwose ntabwo nabishobora, ntabwo nakwitwa mukase w'abana batatu. Jay ati birumvikana ko rwose bikugoye kubyumva, ariko nanone ngomba gufata responsibility ku bana banjye. Ubwo rero niba rwose utashobora kubyihanganira ndakumva cyane. Duha atuzi n'ikindi, ntabwo rwose ibi bintu byakomeza gutya, ahubwo njye nawe iby'urukundo n'ubukwe tube tubihagaritse. Jay rero ajya kugira irindi jambo yongeraho, maze Duha akaba yarangije rwose kwigendera akamusiga hano wenyine. Ku mugoroba rero Jay aba yifuza rwose kumarana n'aba bana umwanya, abasaba rero ko baza noneho bagasangira. Bicara ku meza rero bari gufata amafunguro, maze agatangira nyine kubaganiriza abaza ibibazo by'abana ati none se mukunda iki? Naho rero Gaëlle ati ngiye nkunda gushushanya,
nituva ku meza se nza kukwereka ukuntu ngiye nzi gushushanya. Leo rero nawe ahita amubwira ati none se uzi gukina football? Njyewe niyo nkunda. Naho rero Jay ati kera nari mbizi ariko n'ubu ndakeka rwose nabishobora. Anne rero we ahita amubaza ati none se witeguye nyine kuzagumana natwe? Jay ahita abanza maze akarebana na Savannah, maze agahita asubiza Anne ati cyane rwose ndabyiteguye, nzagumana namwe kandi nyine nzababera wa mupapa mutigeze mubona kera. Abana rero bumva ibi bisubizo maze rwose bagaseka bikagaragara ko bishimye. Birumvikana iyo aba bana bishimaga, mama wabo nawe yabaga yumva rwose aruhutse umutima, maze ibyishimo bikaba byose. Mu masaha yakuze rero abana bamaze kujya kuryama, bicara muri salo n'ubundi maze bakaba baganira. Jay abwira Savannah ati ni ukuri nditeguye, ubu rwose icyo byansaba cyose kugira ngo mbe iruhande rw'abana banjye cyose nagitanga, iby'icyubahiro cy'umuryango, izina ryanjye, ndetse no gushaka kuba umuntu rwose urenze abandi mu bushobozi. Ibyo ngibyo nta gaciro bigifite, kubera ko namaze kubona ko nta kintu na kimwe gifite agaciro nk'umuryango w'umuntu. Abana banjye rero ni byose kuri njyewe, ngomba rero gukora ibishoboka byose maze rwose nkabaha umwanya kandi nyine bagatangira kunyizera no kunyiyumvamo. Nubwo nyine ari urugendo rutoroshye birumvikana, ariko ngomba gukoresha imbaraga zose kugira ngo nyine nzibe icyuho rwose cyabaye mbere y'uko tumenyana. Umunsi wakurikiye rero Jay aragenda agashaka baro maze agahagarara hanze nyine muri jaride. Ahamagara rero abana ati muze, gusa nyine aba yayihishe inyuma. Bakiza ahita ayikurayo maze abasekera ati murashaka gukina? Leo rero na Gayere mu byishimo byinshi bahita baseka bati yego turabishaka. Mu rugo iwacu nyine twakiniraga hanze ahantu hatoya cyane. Naho rero Jay ati uyu munsi rero tugiye gukinira hano hantu hanini maze rwose twisanzure. Abana barishima rero maze bagatangira kwiruka bazenguruka nyine aha hantu rwose haba ari hanini cyane. Jay areba ku ruhande maze agahita abona Anna we rwose ariyicariye n'igitabo ari kwisomera. Ahita agenda akamwegera maze nyine agaca bugufi kugira ngo amwegere neza. Ahita amubaza ati none se wowe ntabwo ushaka gukina? Naho rero Anna ati njyewe rega ntabwo mbizi gukina. Jay ati ntabwo kuba ubizi ari ibyangombwa, icyangombwa nyine ni uko twishimisha, ni uko tunezerwa. Anna rero ahita arambika cya gitabo hasi maze agahita aza gukina nyine na basaza be. Jay rero abakoramo ama ekipe maze bagatangira gukina. Mu kanya gato rero Gayere ahita amubwira ati papa wowe ntabwo uzi kwiruka cyane, uri kugenda gake rwose, kubera ko nyine aba ari kugerageza kujya kuri ritime nyine y'abana. Acyumva nyine ibyo Gayere amubwiye ahita ahagarara maze atunguwe cyane rwose akamwitegereza. Ahita yumva atazahana ibyishimo bivuye maze bikamwuzura mu mubiri. Ibyishimo rero abagize nta bindi, ku nshuro ya mbere umuntu aba amwise papa. Uwo ni Gayere nyine uba umuhamagaye ngo papa. Aba yumva iryo jambo ahari uyu mwana yarisubiramo inshuro nyinshi kuko aba yumva bimukoze ku mutima, maze akumva ibyishimo biramwuzuye atigeze yumva na rimwe. Leo rero nawe ahita abwira Jay ati papa ko uhagaze, ngwino dukomeze dukina. Ibyishimo rero bihita bimurenga, aba yumva ko nyine nibura bano bana batangiye kugenda bamwiyumvamo gahoro gahoro. Bahita rero bakomeza umukino. Naho rero Savannah uba uri kure abitegereza abona rwose ukuntu bahuje urugwiro, maze ibyishimo bikaba byose. Akabona ko nyine aba bana na papa wabo rwose bitangiye kugenda bigenda neza. Ku mugoroba rero Jay abwira nyine Savannah ko yifuza kuza gusangira n'abana ndetse nawe nyine bakaza gufata ifunguro ku mugoroba. Asaba rero abakozi bo mu gikoni ko bategura rwose amafunguro maze bakaza gusangira.
naho Savana ahita amubwira ati ahubwo se urabyumva ute turamutse ari twe tugiye kuyitegurira maze abana nyine bakadufasha mu gikoni twese hamwe tugategura amafunguro nyine nk'umuryango. Jay rero ahita amubwira ati icyo gitekerezo ahubwo ni cyiza cyane. Baragenda rero bakajya mu gikoni maze Savana agatangira kubagabanya imirimo, akabwira Gayere ati wowe uraza gukora salade, naho Ana araza nyine gukata imboga. Bose nyine agenda ababwira ibyo bari bukore, ati naho Leo arafasha nyine arafasha papa kumarina inyama, ubwo nyine nanjye ndaza kuba ndi gutegura ibindi. Baragenda bakajya mu gikoni, birumvikana nyine biba biryoshye cyane. Ibi bintu rero Jay arabikunda maze ibyishimo bikaba byose. Savana aramubwira ati ariko ntureba ko wishimye, uretse mu kanya uraza kureba akavuyo kaza kuba kari hano, ntabwo rwose uri bugakire. Naho rero Jay ati bakora ibyo bashaka, nibashaka ibintu byose biri hano babimene, ndabona ari ibyishimo ntigeze ngira mu buzima bwanjye. Najyaga ntekereza ko kwishima ari ukugira amafaranga, ari ukuba abantu bose bakuririmbye, ari ukubyuka mu gitondo ugasanga ku kinyamakuru ku rupapuro rwa mbere ni wowe uriho. Naho burya naribeshyaga cyane, kuko biriya ntabwo ari byo byishimo. Ibyishimo ni ibingibi ndi kubona, kumva umwana kwise papa, kubona umwana wawe muri kumwe mukina, nta kintu na kimwe kirenze kuri ibingibi rwose. Bamaze gufata amafunguro rero, Savana ahita ajya kuryamisha abana, maze Jay nawe agahita ajya muri biro ye nyine, kuko aba amaze iminsi rwose ibintu by'akazi atabyitayeho, yarabishyize ku ruhande. Uyu munsi rero ajya kugerageza kureba nyine ama-email aba yarohererejwe. Muri yo rero asangamo email papa we aba yaramwandikiye imaze iminsi rwose idasubije. Papa we rero aba yaramusabaga yuko babonana maze bakaganira ku kibazo cy'ubukwe bwabo bwahagaze, ndetse rwose n'ibintu biri kugenda nyine bivugwa hanze. Muri kano kanya rero Jay ahita atekereza ko rwose ibi bintu bitoroshye habe na gato, kuko aba abizi neza ko papa we ikintu cya mbere ashyira imbere ari izina rya famiye, icyubahiro cy'umuryango aricyo cyonyine ashyira imbere. Abatekereza ko rero kuba papa we azaza maze noneho agasanga hari abana batatu atari yiteguye kandi nyine bavutse atari muri mariage, ahita atekereza ko ibi bintu nyine papa we azabifata nk'aho ari ikimwaro kuri bo, ndetse rwose ko bigiye kubicira izina. Gusa byanze bikunze ibi ni ibintu nyine aba agomba guhangana nabyo, kuko aba abizi ko rwose uko byagenda kose ibi bibazo agomba kuzahura nabyo uko byagenda kose. Ahita afata telefone rero maze agahamagara papa we akamubwira ati ejo nimugoroba tuzabonane iwanjye, kuko aba yumva nyine nta hantu yakomeza guhungira kino kibazo. Buracya rero mu masaha nyine y'umugoroba bajya kubona bakabona rero mama we ndetse na papa wa Jay nyine baraza rero bakinjira nyine. Baba ari abantu bafite ubwiyemezi kandi bwinshi, baba ari ba bantu nyine bihagararaho, biyumva nk'abantu b'abakire, ndetse biyumva nk'abantu bari hejuru y'abandi bose. Savana rero uwari uri gukina n'abana agikubita amaso aba babyeyi nyine ubona rwose batanamwishimiye, kuko kuva na kera ntabwo bamwishimiraga. Ahita rero agenda akegera Jay maze akamwongorera ati abana se mbatware hanze maze nyine mubone uko muganira. Jay ati yego. Savana rero afata abana maze bagisohoka, bakimara gushyiraho urugi, papa wa Jay ahita amubaza ati ibi ndi kureba ni ibiki? Ubu koko urabona utari kwica izina ry'umuryango wacu? Nta kintu arasubiza rero mama wa Jay ahita afata ku rutugu papa we nko kumuturisha ati ariko ihangane maze umwana nyine abanze adusobanurire, reka Jay abaza tubwire uko bimeze. Jay rero ahita atangira kubabwira ati aba bana rero ni abana banjye kandi sinzigera mbihakana na rimwe, ikindi kandi sinzigera mbahisha, buri muntu wese agomba kubimenya ko ari abana banjye. Naho rero papa we ahita atangira kurakara atariko ibi bintu urabizi ko bizaduhombya byinshi, kubera yuko abafatanyabikorwa bacu ntabwo rwose bazishimira ibintu nk'ibi ngibi, ntabwo bigaragara neza. Naho Jay ati ibyo nta kintu bimbwiye, aba bana nyine ngomba rwose kubitaho, ni responsabilité zanjye, nta n'icyabihindura.
ubwo uzabyakira azabyakire, utazabyakira nawe azabyihorere. Kuva na kera kose wahereye kera umbwira ko umuryango ari ingenzi rwose, umuntu agomba kubanza gutekereza ku muryango mbere. Aba bana rero ndetse na mama wabo ni umuryango wanjye, ubwo rero urumva ko ngomba kubitaho kandi cyane ni wowe wabinyigishije, rero rwose ngomba gukurikiza ibyo wanyigishije. Mama we rero ahita amubaza ati none se koko bya nyabyo bari abana n'abawe? Naho Jay ati cyane, kubera ko ADN yarabyemeje. Mama we rero ahita agira ibyishimo mu mutima ko rwose aba agiye kubona nyine abuzukuru, ariko nanone agahangayikishwa n'ukuntu nyine abantu bandi bo hanze bazabifata. Gusa nyine ahita abwira Jay ati ndifuza nyine kumenyana nabo, ndifuza kuvugana nabo. Naho rero Jay ahita amubwira ati ngiye guhamagara Savana bazane, ariko ndabinginze ntihagire umuntu uvuga ijambo na rimwe ryakomeretsa abana banjye cyangwa se rigakomeretsa Savana, kuko sindi bwihanganire umuntu uri bushake kubasebya mu nzira iyo ari yo yose. Mwitwararike rero kandi mwitware neza. Mama we rero ahita yikiriza, ari nako kandi ari kwihanagura amarira y'ibyishimo aba ari gutemba ku matama ye. Burya ni ukuri abuzukuru bararyoha rwose, akibona bano buzukuru ibindi byose yahise amera nk'ubyibagiwe. Abwira rero Jay ati ntuhangayike rwose, ahubwo banzanire. Jay ahamagara Savana maze akazana abana, baraza rero bagahagarara nyine imbere y'aba babyeyi babo bakuru nyine, ubwo ni nyirakuru na sekuru baba babonye ubwa mbere. Barahagarara bagaceceka maze ntihagire n'umwe uvuga. Mama wa Jay rero kugira ngo nyine atangire kubatinyura, ahita atangira gushimira nyine Ana ukuntu aba yitwara nk'umukobwa mukuru ugira ikinyabupfura, agatangira no guserereza abasaza be ukuntu nyine biyanduje. Birumvikana abana nyine bahita batangira guseka, bagatangira no kwisanzura. Jay rero ahita ababwira ataba n'abana banjye kandi bagomba kuzanguma iruhande. Muri kano kanya rero Savana nyine birumvikana aba yumva rwose we ibintu biri kugenda neza, kuko abatangiye kubona ko mu by'ukuri rwose Jay atangiye guha umuryango agaciro kandi abana be atangiye kubarwanirira uko byagenda kose. Mu by'ukuri rero muri kano kanya papa wa Jay we nta jambo na rimwe aba ari kuvuga, aba yacecetse rwose. Naho rero mama wa Jay ibyishimo biba ari byose kubera abuzukuru aba yabakunze yabishimiye, cyane cyane ko aba ari kubareba maze bose akabona neza neza ni Jay akiri umwana, dore ko nyine baba basa kandi cyane. Hashira iminsi rero maze Jay agahamagara Savana, bajya rero ahantu muri biblioteke hiherereye rwose bagatangira kuganira. Jay rero abwira Savana ati Savana rwose ubu ngubu maze iminsi ntekereza neza, nasanze rero ibintu byabaye urebye ntabwo ari amakosa ya twese, ahubwo ababyeyi banjye bashatse kuntandukanya nawe kandi mu by'ukuri sinari narigeze nkwanga, gusa nyine ahubwo njye nagize ngo ni wowe wanyanze. Nari narakurakariye cyane ntekereza ko nyine wabonye ko rwose ndi umusore w'imburamumaro. Naho rero Savana ati nanjye rwose narakurakariye ntekereza ko nyine utashatse rwose ko njye nawe dukomezanya. Jay rero ahita amubwira ati ubu rero rwose ndashaka kukubwiza ukuri, njyewe ndagukunda kandi cyane, ni nayo mpamvu nari nagutumiye mu bukwe bwanjye. Numvaga nyine nshaka kukubabaza kubera yuko natekerezaga yuko wanyanze nyine, gusa ntakubeshye ubu rwose nanjye nicuza n'impamvu ibyo byose nabitekerezaga, ariko nanone kuba narabikoze ni iby'ingenzi kubera ko sinari kuzegera amenya ko mfite abana beza nka bariya. Hanyuma rero hari ikintu kimwe rwose nshaka kugusaba, ntabwo nshaka kongera kujya kure y'abana banjye, ndashaka kuba hafi yawe ndetse n'abana banjye, nkamenya buri kimwe mu buzima bwanyu, nkamenya ko mwaryamye, nkamenya ko mwariye, nkamenya ko mumeze neza. Ntabwo nifuza ko muzasubira muri kiriya cyaro. Ikindi kandi abana banjye ndashaka ko rwose baba hafi ya mama wabo ndetse na papa wabo.
ariko nanjye ndagukeneye hafi yanjye, ni ukuri ntabwo rwose nshaka kuzongera kunjya kure. Gusa nyine ndabizi ko bigoye kuba rwose wambabarira ku byabaye, ariko ni ukuri ubitekerezeho neza maze umbabarire. Gusa umutima wagukundaga kera n'ubu uracyagukunda, ntaho wagiye, ndacyagutekereza. Noneho ubu ngubu njye nawe dufitanye igihango, kubera ko dufite ibiduhuza kurusha ibidutandukanya. Sinifuza ko rwose tuzaba ukubiri njye nawe, ndifuza ko nyine dukora umuryango bya nyabyo, noneho abana bacu bakabana natwe twembi. Savana rero ahita amubwira ati ni ukuri njye narakubabariye, kubera ko nabonye nyine imbaraga washyize mu kugira ngo ibintu bigende neza hagati yawe n'abana bawe. Byahise binyereka ko rwose nta ruhare wagize mu gutandukana kwanjye nawe, ndetse ko uza kumenya yuko abana bawe mbafite rwose uba warabitayeho guhera kera kose. Nubwo hari hashize rero igihe kinini cyane, iyi minsi tumaranye ndeba ukuntu utwitaho, ukuntu wita ku bana, ntabwo rwose nakubeshya, nanjye nongeye kugutekerezaho. Kandi ikindi, nta wundi muntu nigeze nkunda n'umwe nyuma yawe. Umwanya wose nawumaze ndi kwirerera abana, natekerezaga ko kuba nakubuze nta wundi muntu nakunda n'uwundi nawe namubura kuko nakubuze. Gusa nanjye ndishimye kandi kubw'abana banjye. Ikindi kandi ndagushimiye rwose kubw'umunezero ukomeje guha abana banjye. Bahita rero bahoberana maze bose bakababarirana. Muri aka kanya rero baba bari kuganira, abana bo baba bari gukina nyine muri jaride. Mama rero wa Jay arabitegereza, maze kwihangana bikanga akaza asanga bano bana. Ana rero ajya kubona akabona nyine nyirakuru ari kuza basanga, abasekera rwose ubona abishimiye. Gusa nyine abafite agatasi k'icyayi ari kunywa. Ana leta amubaza ati gahamera, none se ukunda nyine icyayi? Mama wanjye azi gukora icyayi kiryoshye cyane, uzakinyweho wumve. Mama wa Jay rero ahita aseka cyane ati ndagikunda cyane, ahubwo nyine nizere ko ejo nzakinywaho maze nkumva. Mu by'ukuri rero muri kano kanya rwose Ana aba afunguye umuryango wo kugira ngo nyirakuru abashe nyine kuba yavugana na mama we. Baraza rero maze bakaba bakina banaganira ibyishimo ari byose. Buracya rero maze mama wa Jay akabwira Savana ati ariko Ana yambwiye ko ari we muntu wa mbere uzi gukora icyayi kiryoshye, ndifuza rwose kunywa icyayi wakoze. Bahera ubwo rero baganira, maze Savana agaseka ati nyine ni kwa kundi buri mwana wese atekereza ko mama we ari gukora ibintu birenze, ariko nyine ni ibisanzwe. Naho rero mama wa Jay ati uko byagenda kose ndifuza rwose kukinywaho nkumva. Savana rero ateka icyayi maze bagasangira bakaganira. Mama wa Jay akamubaza uko ubuzima bwamugendekeye, uko byagenze nyine ibintu byose. Savana rero abimubwira byose ku murongo, maze mama wa Jay akababara cyane ukuntu abuzukuru be barezwe nyine mu buzima bugoye, kandi nyamara ari abakire cyane kandi bafite amafaranga. Ku mugoroba rero ahamagara nyine Jay maze bakajya ku ruhande. Aramubwira ati mwana wanjye, umunezero mfite wo kugira abuzukuru ni ukuri ibyo abantu bazavuga byo nta kintu na kimwe bimbwiye, ahubwo se mbwira wowe uri gutekereza iki? Ko rwose abuzukuru banjye batagomba kuzakomeza kuba kure yanjye. Ndifuza ko nyine abuzukuru banjye mwakora umuryango bya nyabyo na mama wabo. Sinumva impamvu wajya gushaka undi muntu wo hanze kandi nyamara ufite umuryango. Naho Jay araseka cyane rwose, maze agahita afata mama we mu biganza ati ariko mama, ubundi ujya unsoma mu bitekerezo? Ibyo ngibyo uri kuvuga nibyo nari ngiye kukubwira. Umwanzuro rwose narangije kuwufata nta no gushidikanya. Ndashaka kubana na Savana, ndashaka rwose ko dukora ubukwe maze nyine abana bacu tukabarerera hamwe. Mama we rero ahita amuhobera cyane ati mwana wanjye wakoze cyane rwose, nanjye nibyo natekerezaga. Nta na rimwe abana bacu bigeze baba kure y'umuryango wacu. Amaraso yacu rero ntabwo rwose yagenda ngo aducike. Ikindi kandi uriya mukobwa ikigaragara cyo ntabwo yigeze yitwara nabi na gatoya. Papa wawe niwe wabangamiye umubano wawe nawe, naho ubundi rwose nta kibazo na kimwe mwebwe mwari mufitanye. Jay ati nanjye
rwose narabyumvise kandi nanone nanjye ndacyamukundiraga, yari umukobwa mwiza cyane, ikindi yaritondaga, yarankundaga kandi akamenya no kubaha, ntaho rwose ahuriye n'abandi bakobwa bose. Mama we rero ati bana banjye rwose mbahaye umugisha nta kibazo. Iminsi rero iragenda ikisunika rwose, ibintu byose biba bimeze neza, abana baramenyeranye na papa wabo, ndetse rwose ibyishimo muri uyu muryango ari byose. Jay rero asaba Savannah ko yamusohokana n'abana maze bakajya ahantu nyine, abana bakajya bakajya nyine mu bikinisho byabo, ndetse nabo bakajya kuganira. Baragenda rero abana nyine bakishima, birumvikana, bajya mu mikino yabo bakanezerwa. Ikindi kandi kuba babona mama wabo na papa wabo bari kumwe biba ari ibintu rwose by'igiciro. Ana rero araza mu kanya ko kuruhuka maze akabaza papa we ati ariko papa, ubundi bizaguma gutya kugeza ryari? None se wowe na mama ntabwo muzakora ubukwe? Jay rero araseka cyane maze agahita abwira Ana ati ngaho bwira mama wawe nyine maze anyemerere ko tuzakora ubukwe. Wagira ngo neza Ana rwose aba yeretswe ibyo Jay aba yateguye uyu munsi. Jay rero ahita apfukama agakura impeta mu mufuka rwose aba yazanye yiteguye ko ari butere ivi umusheri we. Ahita abwira Savannah ati mukunzi wanjye, mama w'abana banjye, wanyemerera se maze rwose ukambera umufasha? Savannah rero abatunguwe cyane maze rwose emosiyo zigatangira kumwica. Ana rero ahita amubwira ati byemere mama, byemere mama. Naho Leo na Gaëlle nabo baba bari hirya baza biruka maze bagahita babwira nyine mama wabo bati byemere. Ahita rero amuhereza ikiganza maze agahita amubwira ati ndabyemeye rwose. Amwambika impeta maze ibyishimo bikaba byose, baratangira nyine bagaserebura. Aba bana baba bishimye cyane, anagatangira akababwira ati ngewe nyine birumvikana nzaba fille d'honneur. Naho rero Gaëlle ndetse na Leo bati twebwe noneho rero tuzaba ba garçon d'honneur. Barahoberana rero bose hamwe maze nyine Jay akabwira Savannah ko amukunda cyane, naho Savannah akabwira Jay ko nawe rwose yishimiye nyine kuba mu rukundo nawe. Nyuma rero y'iminsi mike mama nyine wa Jay amubwira ko rwose agomba kwicaza papa we maze akamuganiriza, akamubwira byose kandi akamubwira ko amaso y'abantu ndetse n'ibyo abantu bavuga ntacyo bivuze. Mama wa Jay rero arataha maze nyine akagenda akaganiriza papa wa Jay, akamubwira ko rwose ari umugisha bagize kuba baragize abuzukuru, ndetse kandi ko batagomba kwivanga mu rukundo rw'abana babo. Aramubwira ati rero ibyo bindi byihorere, ahubwo bagomba gukora ubukwe maze ibintu bikajya ku mugaragaro, ibintu bikamenyekana. Papa wabo rero bigeraho nyine nawe akabona nta yandi mahitamo maze rwose akemera kubashyigikira. Nyuma y'iminsi mike rero bakora ubukwe, biba ari ibintu biryoshye cyane. Wa munsi nyine Jay yahoraga arota, ahubwo rwose birangira ubaye uyu nguyu. Ubukwe bwabo buba ari ubukwe buryoshye cyane, abantu bose baba bishimye, ibinyamakuru biba byaje, abahanzi baje, mbese biba ari ibintu nyine birenze. Abantu bose baba bishimye maze bakajya bamuserereza bati Jay ubundi ni wowe muntu rwose uzi kungukira mu bintu cyane, wabonye umukunzi noneho ubu n'abana cyarimwe, ni wowe muntu rwose wa mbere w'umunyamahirwe tuzi. Ibyishimo rero biba ari byose. Ubukwe burarangira maze Jay agataha ndetse n'abana be na Savannah. Nyuma y'igihe gitoya rero bapanga nyine ko bagomba kujya mu kwezi kwa buki maze rwose bakajya nyine kunezerwa. Gusa nyine Jay asaba mama we ko yamusigaranira abana kugira ngo ajye mu kwezi kwa buki, we ndetse na Savannah. Ibyishimo rwose biba ari byose. Inkuru yacu rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.